Imana ishimwe. Mwaramutse neza. Uyu mwanya twongeye kubategurira ikiganiro kitugaragariza uburyo bune, uburyo bwiza, uburyo bwo gusenga Imana. Imana ihimbazwe. Imana yacu mu izina rya Yesu uraduhamagara, duhamagarira kwezwa, duhamagarira kugukorera, uduhamagarira gukora urugendo rutagatifu ruva mu isi rujya mu ijuru. Ndagushimiye ko ibi byose waduhamagariye bidufashamo, n'ibindi gukora witeguye kandi urabikora kubidufasha mu izina ryo rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso ibice 6:18, usanga hatubwira ngo dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga Imana ishimwe. Imana rero yadushyiriyeho uburyo bwo gusenga Imana, uburyo bwo kuyivuga, uburyo bwo kuyigana, uburyo bwo kugera aho iri, uburyo bwo kuyigezaho ibyifuzo. Imana yarabusize ubwo buryo, nibwo tugiye kuganira. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Pawulo yatubwiye aho dusomye, yatubwiye ngo dusengeshe umwuka iteka, ngo mu buryo bwose bwo gusenga, ariko ngo mu buryo bwo kwinginga. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Uburyo nashyize ku mwanya wa mbere ni ugusenga Imana upfukamye. Imana ishimwe, gusenga Imana dupfukamye. Iyo usomye muri Yesaya ibice 45 n'umurongo wa 23, haratubwira ngo ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye, niryo jambo rikiranuka ritazivuguruza na rimwe, yuko amavi yose yo mu isi agomba kumpfukamira. Imana ishimwe, ni Imana ibivuze, ni Imana yabyivugiye. Iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abafilipi, iravuga ngo nicyo gitumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu isi, ari ay'ibyo mu ijuru, cyangwa ibyo munsi y'isi. Imana ishimwe kandi Imana ihimbaze. Buriya iyo turi gusenga Imana dupfukamye, tuba turi mu murongo Imana yasize. Haleluya. Tuba turi mu murongo Imana yasize. Ntitugomba gusenga, ntitugomba gupfukamira, ntitugomba kuramya ikindi kintu icyo ari cyo cyose, icyo ari cyo cyose. Nagira ngo nkubwire, upfukamirwa, usengwa ni Imana yonyine. Imana ishimwe. Iyo usomye muri Matayo ibice 4 n'umurongo wa 9, aho Satani yabwiye Yesu ngo namupfukamire, ngo amubwire ibyo ari bumuhe, ngo arangije ngo aramuha ibiri mu isi byose, ngo ariko Yesu apfukamire Satani. Yesu yaramuhakaniye, aramubwira ngo handitswe ngo ujye usenga Imana yonyine, aba ari yo upfukamira yonyine, nta wundi ukwiye gupfukamirwa. Yesu yaramuhakaniye, aramubwira ngo neva, aramubwira ngo ntibishoboka, aramubwira ngo Satani ibyo ntibyaba, nubwo wakora iki ntibishoboka. Ubwo Yesu umwami wacu atapfukamiye Satani, ubwo Yesu umwami wacu ataramije Bayali, natwe abamukurikiye, abamwizeye, mureke dupfukamire Imana yonyine. Haleluya. Daniel ubwo yari i Babuloni,
umwami w'Abamedi n'Abaperesi hamwe n'abajyanama be baramubwiye ngo uhindutse imana yo kujya ipfukamirwa mu minsi 30. Abantu bose batuye mu bwami bwawe, bose bajye bapfukama bakuramye, uhawe icyubahiro cy'iminsi 30. Icyo cyubahiro cy'iminsi 30 abantu nicyo kibamaze. Ni icyubahiro cy'igihe gito, ni icyubahiro cy'iminsi mike, ni icyubahiro kidahoraho. Daniyeli amaze kubimenya, itangazo rimaze gusinywa yuko utazapfukamira umwami muri icyo gihe cyose, ngo azajugunywa mu bwobo rw'intare. Ariko Daniyeli, Bibiliya itubwira muri Daniyeli ibice 6 n'umurongo wa 11 ngo amaze kumenya yuko itegeko ryasinywe, ngo atangira gukingura amadirishya yerekera i Yerusalemu, ngo akajya apfukama 3 ku munsi. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ngo afungura amadirishya. Bibiliya iratubwiye ngo afungura amadirishya. Nshuti yanjye, itegeko ry'isi ryaratanzwe ngo turamye ibyo mu isi, ariko uyu mwanya ndakwinginze, fungura idirishya ryerekereye Yerusalemu, ubutabazi bugiye kuza, kandi ukomeze gupfukama, upfukamira Imana yonyine. Daniyeli ngo akomeza gupfukamira Imana, umutima ushyira ku Mana, yiyegamiza Imana, yigwandika ku Mana, ntiyahanga amaso ku by'isi, abikuraho amaso. Abantu ngo bahanyure ku nzu ya Daniyeli, basanga amadirishya arakinguye, ngo barungurutse mu madirishya, ngo babona Daniyeli arapfukamye yerekeye i Yerusalemu. Ngo baragenda babibwira umwami, ngo baramubwira ngo nyagasani mwami, ngo ntiwari waravuze, ngo ntiwasinye itegeko rivuga ngo utazagupfukamira azajugunywe mu rwobo? Ngo none Daniyeli ntabwo akwitayeho, akomeje gupfukama asenga Imana yo mu ijuru. Itegeko rero ryaravuga ngo ni ukumushyira mu rwobo rw'intare. Ariko ndagushimiye Mana yuko Daniyeli bafashe icyemezo cyo kumushyira mu rwobo rw'intare, ariko Imana nayo ifata icyemezo cyo kujya muri urwo rwobo, kuko Daniyeli yari yapfukamiye Imana. Daniyeli ageze mu rwobo, ngo bamushukunye mu rwobo rw'intare, asanga Imana yageze mu rwobo rw'intare. Imana ibariye mwakira, ararana n'intare ntizagira icyo zimutwara, kuko yapfukamiye Imana. Ngo bukeye mu gitondo umwami ngo azinduka kare, ngo amaze kuzinduka kare ngo arahamagara n'ijwi rirenga, aravuga ngo yewe Daniyeli mugaragu w'Imana isumba byose, ese Imana yawe ukorera, ese Imana yawe wapfukamiye, ese Imana yawe wiringira yaba yagukijije intare? Daniyeli ngo avugira mu rwobo, aravuga ngo nyagasani mwami, nabonetse mu maso y'Imana, nta mugayo mboneka no mu maso yawe Mana, nta mugayo mboneka no mu maso y'umwami, nta cyaha namukoreye. Icyo nakoze nuko napfukamiye Imana. None Imana yohereje marayika wayo arara iruhande rwanjye, intare ntacyo zantwaye. Umwami ngo amukuramo, ahimbaza Imana ya Daniyeli, ahimbaza Imana yamurinze. Nshuti zanjye, mureke dusenge dupfukamiye Imana. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, mu izina rya Yesu. Uburyo bwa kabiri ni ugusenga Imana turambuye amaboko. Iyo usomye mu Kuva ibice 17 uhereye ku murongo w'8 kugeza kuri 15, uhabona urugero rwiza rw'Abisirayeli bari bayobowe na Yosuwa, Mose, Aroni na Huri, uburyo barwanije Abameleki. Mose akarambura amaboko, hanyuma Abisirayeli bakanesha
izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Urugamba rwari rukomeye cyane. Yosuwa yari ari mu kibaya ariho arwana, ayoboye ingabo ariho arwana. Mose nawe ngo ajya mu mpinga y'umusozi, arambura amaboko ayarebesha ku Mana, amaze kuyarebesha ku Mana ngo ingabo ziratsinda. Ariko ngo kuko amaboko yarushye ngo yayamanura yumvise amaze kuruha, ngo ingabo zigatsindwa. Aroni na Huri ngo basobanukirwa neza ko insinzi iri mu maboko, mu gutega amaboko. Ngo bazana ibuye bararimutega, ngo Mose aryicaraho, ngo Huri afata ukuboko kumwe, ndetse na Aroni nawe ngo afata ukundi kuboko, ngo maze ngo Yosuwa nawe ajya mu kibaya ngo ararwana. Imana yihesha icyubahiro, ingabo z'Abisirayeli ziratsinda. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ibanga nta handi riri. Gusenga umanitse amaboko ni ukwereka Imana yuko wowe ntacyo ushoboye, yuko Imana ishoboye byose. Ni ukugirira Imana icyizere mu bibazo byawe. Nshuti yanjye, dore ikintu kibura, ikintu nkwingingira muri uyu mwanya: girira Imana icyizere. Imana irashoboye, Imana ifite imbaraga. Uzamura amaboko. Umugabo umwe witwa Ruteri yaravuze ngo imirimo nubona yabaye myinshi, ngo ukabona yabaye myinshi, aho kugira ngo uyijye mujye kuyikora, aravuga ngo uzasenge cyane, ngo hanyuma ukore bukeya, ngo kuko iyo ugiye gusenga ngo uba ugiye gukoresha Imana. Ariko iyo ugiye mu mirimo ukora hirya ukora hino, ngo uba ugiye gukora wenyine. Ariko aravuga ngo iyo usenze, iyo urambuye amaboko, iyo ugiye imbere y'Imana, uba ugiye kubwira Imana ngo njye ntacyo nshoboye papa, ngo ni wowe ugira icyo wakora, ni wowe ugira icyo ukora kandi ukagikomeza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbifurije gusenga murambuye amaboko, mbifurije gusenga muri imbere y'Imana. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 2:8 ngo mujye murambura amaboko, ngo ariko atariho ibizinga by'ibyaha. Imana idufashe, Imana idutabare, Imana itugirire neza. Ntabwo ari amaboko yose apfa kurambuka, ntabwo ari amaboko yose tuva kuzamura, kuko ntabwo turi mu mikino, ntabwo turi muri mouvement d'assemblée, ahubwo icyo turimo gukora, turiho turarambura amaboko, ariko amaboko yera, amaboko matagatifu, amaboko atariho ibizinga, amaboko atariho ibyaha. Imana nayo yayabona ikavuga ngo umwana wanjye, haleluya, ikavuga ngo umwana wanjye ngiye kumutabara. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Uburyo bwa gatatu ni ugusenga Imana uhagaze ahantu hamwe, utabumbura umunwa. Nongere nsubiremo: gusenga Imana uhagaze ahantu hamwe kandi utabumbura umunwa. Bivuge ngo c'est la prière sans bouger. Ese ubu buryo Imana yabushyizeho kubera iki? Ubu buryo Imana yabuteganije kubera iyihe mpamvu? Ubu buryo Imana yabuteganije kubera ko yari izi ko hari igihe uzahura n'ikigeragezo, ikigeragezo utewe Satani yakoresheje umuntu wagakwiye kukugirira neza, umuntu wagakwiye kukugirira umumaro, umuntu wagakwiye kugufata amaboko, umuntu wagakwiye kukunganira, akaba ari we Satani anyuramo, akaba ari we ukugerageza. Birashoboka ko Satani yanyura mu mugabo akagerageza umugore we, kandi isezerano ry'umugabo n'umugore ko ari ukunganirana, nta mwunganira ahubwo akamusenya. Birashoboka ko Satani yanyura mu mugore, umugore akagerageza umugabo. Birashoboka ko Satani yanyura mu mwana, umwana yari umugisha, ariko Satani akahanyura
kugira ngo akugerageze. Birashoboka ko satani yanyura mu muvandimwe wawe ndetse wa bugufi. Birashoboka ko satani yanyura mu muturanyi. Birashoboka ko satani, nta hantu na hamwe satani atanyura. Iyo byagenze gutyo rero, ukaba ugiye gusengera ikigeragezo kimeze gutyo kinyuze aho hantu, nagira ngo nkwinginge ujye ukorera isengesho ryo guhagarara ahantu hamwe. Hanyuma numara kuhahagarara, wowe kubumbura umunwa, ahubwo uvugisha umutima imbere y'Imana. Imana ishimwe. Hana niko byagenze. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere n'umurongo wa 9 kugeza kuri 14, hatubwira ko Hana ngo yagiye i Shilo kuri paruwasi, yagiye i Shilo gusenga. Ngo ahageze, ngo wari umunsi wo gutamba ibitambo byishimwe by'uko bari amahoro. Icyo gitambo iyo bakijyanaga bagisangiraga n'umutambyi. Ngo bahageze, abandi bajya ku meza bajya kurya, ariko Hana ngo ahagarara mu nguni, atangira kuvugisha umutima imbere y'Imana. Avugisha umutima. Impamvu yavugishije umutima, impamvu atatuje n'akanwa ke, nuko Penina wari usanzwe yenyegeza umuriro, wari usanzwe amutera ibisongo, wari usanzwe amukomeretsa, yari asanzwe afite ikigeragezo Hana cyo kutabyara, ariko ikigeragezo cyo kubura urubyaro Penina akacyongeramo izindi mbaraga kubera amagambo mabi yamubwiraga. Ariko ngo ajya imbere y'Imana. Imana ishimwe. Ajya imbere y'Imana, ngo amwitegereze, ari imbere y'Imana avugisha umutima. Ngo aravuga ati ariko ntiwasinze. Ariko ngo Hana avuga neza, aravuga ati ntabwo nasinze, kuko ndi umugore w'umutima, ndiho ndavugisha umutima, ndebesheje umutima ku Mana, ndiho ndawegereza Imana. Hari icyo nayibwiye, ntabwo nasinze, ahubwo nsutse amaganya imbere y'Imana. Icyo yasengeye uwo munsi abari bari aho ntibakimenye. Icyo yasengeye uwo munsi cyamenywe n'Imana, ntabwo cyamenywe n'abantu bari bari aho. Icyo yasabye Imana uwo munsi nta bandi bantu bari bamukikije bakimenye, ahubwo cyamenywe n'Imana. Kuko igihe cyaje kugera, Imana iramwibuka, Imana iramusubiza. Imaze kumusubiza, icyo Imana yakoze, imuhereza umwana, amwita izina Samweli. Igihe kigeze asubira hahandi, abwira umutambyi ati nige wa mugore wari uhagaze ahangaha, nige wa mugore wari wegamye mu nguni, nige wa mugore wabwiraga Imana. None icyo nasabye Imana urya munsi, Imana yarakimpaye. Imana ishimwe. Wowe bigenje gutyo, ukajya imbere y'Imana uvugisha umutima, ikibazo cyawe nawe uba wahindutse ikibazo kuri icyo kibazo. Iyo uvugishije umutima kubw'ikibazo, ikibazo cyawe nawe ubwawe uhinduka ikibazo kuri icyo kibazo. Ikibazo kikaba ikibazo, kigahura n'ikindi kibazo, Imana ikaza gutanga igisubizo, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Hari umugore wavugishije umutima, yari afite ikigeragezo nawe cyo kumara imyaka 12 ava amaraso. Bibiliya iratubwira ngo yari yaranyuze mu bavuzi hirya no hino, ngo bamumaraho ibintu, ngo ariko ntihagira n'umwe ushobora guhagarika ayo maraso yavaga. Imyaka 12 irashira, ngo ariko umunsi umwe misura myinshi igahimwa n'umwe. Umunsi umwe ngo yumva Yesu ngo amanutse, ngo ava i Kaperinawumu yerekera kwa Yayiro, ngo agiye gukiza umwana nawe wari warwaye, ngo wa Yayiro. Umugore ngo ahagarara kuri arete. Imana ishimwe. Muri iki gitondo ndakwinginga ngo ugire ahantu uhagarara, Yesu nawe akunyureho. Yesu akunyureho, Yesu akugirire neza, Yesu akuvugisha. Uyu mwanya ndakwifuriza guhagarara ahantu Yesu ari bunyure. Umugore ngo ahagarara ahantu Yesu ari bunyure, ngo neza, maze agiye kumva ngo abona abantu benshi ngo bajanye na Yesu, ngo nuko ngo atambuka muri ba bantu, ngo
ukuboko ngo akora ku mwenda wa Yesu, ngo agikora ku mwenda wa Yesu, ngo agikora ku mwenda wa Yesu. Yesu ngo arahagarara, atangira kuraranganya amaso mu bantu, ngo arabaza ngo ninde unkozeho, arabaza ngo ninde unkozeho, ngo ninde unkozeho. Ariko ngo Petero ngo aramusubiza ngo mwami, ngo urabaza umuntu ugukozeho, ngo abantu bariho barakuryiga, ngo ariko none urabaza ngo ninde muntu ugukozeho. Uzabisoma muri Mariko ibice 5:21 kugeza 34. Ngo arangije Petero avuga ati Yesu aravuga ati numvise unkozeho, kuko numvise imbaraga imvuyemo kandi numvise hari ikintu kibaye. Ariko nagira ngo mbabwire mutekereza kuri iki kintu. Imbaraga za Yesu ziruta ijuru n'isi. Imbaraga za Yesu ziruta uko twamenya. Imbaraga za Yesu zifite uburemere butapimwa n'ibikoresho byose biri aha hano ku isi. Tekereza kugira ngo Yesu avuge ngo yumvise imbaraga zimugabanutsemo. Ariko nagira ngo mbabwire, iyo ugeze impande ya Yesu, iyo ukoze ku mutima wa Yesu, iyo ukoze kuri Yesu, ufite kwizera, mu ijuru biramenyekana. Mu ijuru biramenyekana. Kwifurije guhagararana na Yesu, kwifurije guhagarara usengesha umutima, kwifurije gukora kuri Yesu, kwifurije gusengesha umutima udasengesha umunwa, kwifurije kwatura icyo cyifuzo ukacyatura imbere y'Imana utacyatura mu bantu, kwifurije gusenga usengesha umutima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uburyo bwa kane ni ugusenga bucece, ariko noneho uzenguruka ikibazo. Imana ishimwe. Ni ugusenga uzenguruka bucece, ariko noneho uzenguruka ikibazo. Yesu ashimwe. Ubundi iyo usomye muri Yosuwa 6:6 kugeza kuri 17, tuhabona inkuru z'Abisirayeli bazunguruka Yeriko. Ariko usome neza, ntabwo ari Abisirayeli bose bazungurutse Yeriko. Yeriko yazungurutswe n'abatambyi, izungurukwa n'ingabo zabigenewe. Ntabwo ari abantu bose bazungurutse Yeriko. Yeriko niwo murwa wonyine wabonetse ku isi mu mateka yose y'isi warimbuwe n'impanda. Impanda niyo yavugijwe, Yeriko irarigita. Imana idutabara. Kuzunguruka rero ni ukuzunguruka imbere muri Yeriko, ntabwo ari ukuzunguruka inyuma ya Yeriko. Twebwe ntidushinzwe kuzunguruka inyuma ya Yeriko. Inyuma ya Yeriko hariho harazunguruka ingabo zibishinzwe, hanyuma natwe turiho turazunguruka imbere muri Yeriko. Imana ishimwe. Uwitwa Rahabu nawe yari atuye muri Yeriko. Yari yakiriye abatasi baje gutata Yeriko, arangije ngo abahisha hejuru y'inzu, ngo abatwikiriza imigwegwe. Amaze kubatwikiriza imigwegwe, ngo bagiye kugenda, ngo arababwira ati ko nkijije amagara yanyu, jyewe ko twamaze kumenya ko uyu mudugudu wa Yeriko kuzarimbuka, muramfasha iki? Ngo baramubwira bati natwe kukijije amagara, natwe tuzakugirira neza, ndetse n'umuryango wawe tuzagirira neza barumuna bawe, tuzagirira neza bakuru bawe, tuzagirira neza basaza bawe, tuzagirira neza papa wawe na mama wawe. Icyakora ngo bakora mu ruhago bari bafite, ngo bakuramo agatambaro gatukura, ngo baramubwira ngo iri dirishya uducishijemo, ngo urimanikeho agatambaro, ngo numara kurimanikaho agatambaro, ngo uzane umuryango
umuryango wose ujye muri iyi nzu, ngo umunsi Yeriko izarigita, ngo iyi nzu izarokoka. Imana ishimwe. Uriya Rahabu n'umuryango we bashushanya itorero, iriya Yeriko ishushanya isi, abariho bayizunguruka benda kuvuza impanda. Ni Yesu Kristo n'abamarayika barenda kuvuza impanda. Rahabu nawe ariho arazunguruka muri Yeriko n'umuryango we, ariko nubwo azunguruka muri Yeriko afite inzu ariyo gakiza Imana yamuhaye, ahagomba guhungira umunsi Yeriko izariduka. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Mureke dukomeze tuzunguruke muri Yeriko, ariko nubwo tuzunguruka muri Yeriko, Imana ishimwe, wibuke gutaha, wibuke kujya mu nzu ifite ikimenyetso ariko gakiza, kuko umunsi umwe Yeriko izariduka. Kandi nimara kuriduka, aka gatambaro gashushanya amaraso ya Yesu Kristo, ngo ni umurimbuzi nakabona, nabona ayo maraso, abari muri iyo nzu bose bazarokoka. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Mbifurize gusenga muzunguruka muri Yeriko. Imana ihimbazwe, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho mu izina rya Yesu. Mana yacu, mu izina rya Yesu ndagushimiye. Uri umukozi w'umuhanga, uri inyangamugayo, uradukunda ndabizi. Maze kuvuga amagambo yawe Papa, ungirire neza ayo magambo agere ku mitima y'abantu, kandi uyaherekereshe imbaraga z'Umwuka Wera. Urakoze kubyemeye mu izina rya Yesu, amen.